gusabye जी नहीं सर ntabwo wigeze ubinsaba खुद रजिस्टर मंगवाया था wansabye igitabo ngo wiyandikemo ko utwaye imbunda मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्तौल विड्रॉ कर सकता था ese nanone iyo nabishaka sinari gutwara iriya mbunda ntihagire umuntu n'umwe ubimenya nkayikura mu bwato ntihagire n'uzamenya ko nayikoresheje cyangwa nayigaruye बिल्कुल कर सकते थे cyane byari gushoboka fact as the exo bitewe n'ukuri exo w'ubwato का एक सेट होता uba ufite urufunguzo rwa kabiri rwa stock तो पिस्टल विड्रॉ iyo ubishaka wari kugenda mu bwato ugakuramo imbunda ukayitwara ukazanayigarura ntihazagire n'umuntu umenya ko ari imbunda yigeze iva muri stock yacu वापस भी रख देते byari gukunda और किसी को पता भी नहीं चलता ariko wowe wemeye gutwara imbunda urabanza uniyandikisha mu gitabo ni inyangamugayo we yatwaye imbunda yabanje no kwiyandika mu gitabo nk'ibintu binyuze mu mucyo सिर्फ मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ली iriya mbunda nagiye kuyifata mvuga nti nyitwaye mu rwego rwo kuza kwirinda ntago ari imbunda nari ntwaye ngiye kurasa fikaramu murasira iki ati n'imbunda natwaye kuko nari ngiye kumubaza impamvu nca inyuma ngenda nitwaje imbunda mu gihe wenda haba habaye ikibazo nkagerageza kuba nakwirwanaho self defense iremewe क्योंकि विक्रम बहुत ही जल्द अपना आपा खो kubera ko umuntu bita fikaramu nari ngiye guhura nawe ni umuntu urakazwa n'ubusa kandi yari akayakuraho imbunda kumva yarasa abantu imbunda yagiraga जो आपने कहा उसका कोई सबूत ariko ufite ikimenyetso kigaragaza ko fikaramu ari umuntu urakazwa n'ubusa अब मिस्टर रंजीत okay kugira ngo ngaragaze ko fikaramu ari umuntu urakazwa n'ubusa akahita akuraho imbunda ariyo mpamvu nanjye nagiye kumureba mfite imbunda reka hamagara witwa Mr. Ranjit Das ngaragaza ingingo yanjye wuninde nanjye simuzi barumirwa umushinjacyaha arumiwe haro yahamagaye मिस्टर दास आप क्या Mr. Das ukora iki जी अभी मैं वेलिंगटन जिम खाना में सीनियर ndi umuseriveri ahitwa Wellington Gamkana पहले मैं सीसीए क्लब में बेयरर था ariko mbere nakoraga CCI niho nakoraga uwitwa Fikram uramuzi ndamuzi मेरे क्लब के रेगुलर मेंबर yari umukire wacu kuri club yari umumambure babandi bafite na membership yo muri ako kabari जनवरी umwaka ushize mu kwa mbere आपके साथ एक hari हादसा ikintu cyabaye hagati yawe na Fikram बताएंगे कि वो wabwira urukiko icyakubayeho hagati yawe na Fikram wapfuye uyu ni umuseriveri उस दिन विक्रम मखीजा uwo munsi Fikram Akija yazanye n'umugore wawe ndetse nawe ubwawe wari uhari चारों कार्ड रूम में ब्रिज खेल रहे थे icyo gihe mwaraje muricara rwose nta ribi तो लंदन की सारी तैयारी हो गई wamaze gupakira se ngo ujye mu Bwongereza yego bari bari kuganira umunsi bari basohotse वहीं आ रहा हूँ तुम kwezi gutaha nanjye nzaza mu Bwongereza nugumayo tuzabonana तुम्हें कैसे मालूम amubaza azarara icyo gihe umuseriveri yamennye kuri Fikram ji gikora icyo गलती हो गई है mbabarire ngo umenyeho ji nabishaka urushi Fikram yaramukubise icyo gihe ahita akura n'imbunda kubera umuseriveri amumennyeho ji gusa nibyabaye rikontorora igenda rata नो स्टॉप इट विक्रम gikurikirika nyica nyirase kimennye y'icyayi ku ipanu यानी कि आपके कहने के मुताबिक statement watanze ivuga ko आपके हाथ से wamennye ji kuri Fikram ku rukweto utabishaka अपनी arangije akuraho imbunda arayigutunga ashaka kurasa जी yego niko byagenze That's all your honor. nicyo nashaka kubamenyesha muri make ni nko kuvuga ati nimba umugabo bamumenaho ji agakuraho imbunda ngo arasa abantu kuko bamennyeho ji ku rukweto ati njyewe wari ugiye kumureba ngiye kumubaza ati kuki uryamana n'umugore wanjye urumva uwo muntu ntari kubanza gutwara imbunda yo kwirinda ko nanjye uwo muntu mwumva ari umuntu uhubagurika urakazwa n'ubusa दास से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं nanjye uriya musore aricyo nshaka kumubaza आपने अभी जो कुछ भी कहा उसका usibye komanda n'umugore we धर्मपत्नी उनके hari undi muntu wagaragaza ko ibyo bintu byabayeho bagutunze imbunda Fikram yagutunze imbunda मत हो कि जैसा आपने कहा ku buryo ibyo uvuga koko bimeze nk'ibyabaye wapi nabonye मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना nta kindi kibazo nshaka kubaza जा सकते हैं igendere एक मिनट मिस्टर buretse Mr. Das buretse bagabo ni abanyabwenge bose क्या आप बताएं ibyo bintu iyo bibaye muri club nk'iyo umukiriya akagutunga imbunda तो क्लब वाले उसे कैसे टैकल करते abantu bo muri club abayobozi b'iyo club mubikemura muti जी उसके लिए इंक्वायरी बैठती है barabanza bagakora iperereza nimba ibyo bintu byabaye उस केस की komite ya club bagakora iperereza kuri icyo kirego माय लॉर्ड iri cyubahiro उस हादसे के बाद भी कमेटी बैठी थी Fikram ubwo yatungaga imbunda n'umuseriveri club yabo cyangwa se abakira aho bahurira bagasangira utwo tubari tw'abakira tugira amakarita ya za membership bagira izo membership n'amaki bakora iperereza bakamenya ko umwe mu bamambure bako kabari yakoze ikosa bakoze iperereza ko 50 साल पुराने हैं और अब ako kabari kamaze imyaka irenga 50 बहुत ही serious bivuze ngo bafite umuco bagenderaho uri seriye iyo umwe mu bakire bahanywera akoze ikosa nk'iryo ari umumambure arahanwa उन्होंने इंक्वायरी कंप्लीट होने तक Fikram Mehija bahise bamwambura membership bamwambuye kuba umunyamuryango bamuca muri ako kabari katazongera kukanyweramo kubera iryo kosa yari yakoze किया था
niko iperereza ryaje ryemeza और इन्फ्लुएंस के बाद ही क्लब byamusabye ko yandika urwandiko asaba imbabazi kugira ngo bongere bamusubirizeho membership azemererwe kongera gusubira muri iyo club cyangwa se yari abakire banywera asubire muri ako kabari को रीन asaba imbabazi z'ibyo yakoze ni muri urwo rwego rero kugira ngo mwemeze ko ibyo bintu byabaye hano hari urwandiko ये क्लब की मिनट्स और मीटिंग फाइल्स हैं iyi ni fayiro y'inama yemeje ko Vikram kubera atunze umuseriveri wabo imbunda bagomba kumwirukana muri club और ये है वो माफी uru ni urwandiko rusaba imbabazi rwanditswe na Vikram Mekija asaba imbabazi nawe ubwo avuga ati nakuyeyo imbunda nyitunga umuseriveri narakaye को आश्वासन भी दिया abwira abamambure b'iyo club ko atazongera gukora ikintu nk'icyo urwandiko ni mu rwirebera abagize akanama nkemurampaka umugabo warakazwaga n'ubusa kure wajya kumureba udafite imbunda hano ari kudefanda impamvu yagiye kureba Vikram afite imbunda avuga turiya mugabo ashobora no kunyataka nkirwanaho ni umuntu wari umeze nk'umusazi ukuraho imbunda agatunga abantu uko yiboneye bibira ni ibiki नामे और मिस्टर दास के कहने से ये बात साबित हो जाती है कि विक्रम छोटी छोटी बात पे अपना आपा खो बैठता impamvu mberetse bino byose no kugira ngo mbereke ko Vikram yari umuntu urakazwa n'ubusa ku tuntu tw'amafuti अपनी बंदूक निकाल ndetse akaba yakuraho imbunda akaba yarasa umuntu akanya kariko kose उसका ये बिहेवियर kubera rero iyo myitwarire ya Vikram nari naragiye nyibona ukuntu arakazwa n'ubusa twarasangiraga इसलिए मैंने भी अपनी पिस्तौल साथ ले जाना niyo mpamvu nanjye navuze ni mu gihe ngiye kumureba mubaza ibyo kuryama n'umugore wanjye ngomba gutwara imbunda से बात करने गया uwo munsi rero nagiye kuvugana na Vikram nitwaje imbunda yanjye njya kumureba ninjiye ngiye kubaza Vikram ariko mfite imbunda amusanga hano ari kutubwira uko byagiye dore umuhehesi कमांडर साहब आज ikibazo ki kunzindukiye क्या तुम सिंथिया से शादी करोगे ese uzashyingiranwa n'umugore wanjye niko nagiye mubaza kuryamana nawe muzashakana शादी करूंगा जिसके साथ ese abagore bose ndyamanye nabo nzabarongora umva ukuntu cyamusubije umugabo yaraje aramubaza ngo kuryamana n'umugore wanjye uzashakana nawe umwese aramusubiza ati ubu urumva abagore bose amahabara yose ndyamana nawe nayarongora bikagiye nayatamago twakora ubukwe bikavamo uyu aramubwira ati menya ibyo uvuga बोल रुस्तम कि तू मेरे घर में है Rustomu ntibibagirwe kuri mu rugo rwanjye अगर मैं चाहूं तो तो क्या कर लोगे ubishatse wakora iki ushatse wakora iki just wait I'll show you kamwereke ikigabo cyose gikuraho imbunda kirayimutunga barayirwanira icyo gihe barayirwaniye agiye kundasa rwose yari agiye kundasa nirwanaho ndamukurura turagigira turarwana ajya gufata imbunda nga ndasire mu rugo rwe nta n'ikintu mutwaye turayirwanira hano ari kubwira urukiko turayirwanira ashaka kundasa turayirwanira urebe ashaka kundasa turayirwanira arayinunganga nyice murusha imbaraga turayirwanira ashaka kunyica hano ari kubwira urukiko shyiramo isasu turayirwanira ashaka kunyica nta n'ikintu mutwaye anaga hirya ngiye kundasa nirwanaho arankubita aramuhohotera nta n'ikintu mutwaye urebe akomeza amuhohotera nkubita akuraho imbunda nga ndase none agiye kunyica nditabara self defense uritabara kuko uba ukoze ubundi akazi ka polisi niyo igomba kuba ihari ikagutabara iyo idahari ikagutabara rero uritabara icyo gihe barakubwira ati wakoze ubundi bagomba no kuguha ku mushahara w'abo bapolisi bakabaye bahari ngo bakurinde hariya biba byemewe मुझसे गोली चली है naramurashe माय लॉर्ड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के ariko ndi kwirwanaho yaranyishe habuze gato anzize ubusa yamishinye डर साहब komanda क्या सेल्फ डिफेंस में none se umuntu wirwana witabara arasa inshuro eshatu ये समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दिखा kugira ngo ibyo mbigusobanurire reka ngire icyo nkwereka माय लॉर्ड impamvu namurashe inshuro eshatu nyine ni nko kuvuga ati kuki utamurashe isasu rimwe nko ku kaguru kuki warashe inshuro eshatu umugabo ahita avuga ati ibyo kubigusobanurira ये इंडियन नेवी kangani iki ni igitabo kirimo ikosi n'imyitozo abasirikare turwanira mu mazi b'ubuhinde twitozwa cyangwa se ibyo badutoza agihereza akanama nkemurampaka ati impamvu namurashe inshuro eshatu इसका पेज नंबर 20 soma kuri paje ya 24 ni ikosi rya gisirikare duhabwa nk'abasirikare b'ubuhinde iyo turwanira igihugu combat situations. muri ni cross combat situations muri cyagiye nyine uri muri komba y'umuntu mufatanye mwegeranye kumwe umuntu muba muri guhangana mwegeranye अब आप उसमें लिखे जो मेथड है soma kuri metode rero abasirikare b'ubuhinde badutoza iyo uri muri cross combat situation uko ubigenza नेवी कहती है पहले मारो hano handitse ko mu gihe uri guhangana n'umuntu muri kurwana muri ikomba nyine mwegeranye n'umuntu ngo umukubita mbere ugakubita cyane kandi ugakomeza ugakubita hit fast hit hard and keep hitting ngo niko babatoje mu gihe uri muri cross combat situation ngo abasirikare b'inde babatoza ko ku ikosi
ugomba kubanza haduyi ukamwongera ugakomeza ukanakubita cyane जोर से मारो और मारते रहो अगर किसी ने आप पर बंदूक तानकर mu gihe umuntu agutunze imbunda बिना संकोच गोली चला सकते ugomba kwita umurasa nakuzuyaza niko abasirikare w'inde babatoje niryo kwikosi ngo batoza ngo mu gihe umwanzi agutunze imbunda itugerageza umurase mbere vuba vuba और गोलियां आप 3-3 के बर्स्ट में चलाएंगे ati byibuze amasasu make ugomba kurasa umwanzi mu gihe agutunze imbunda ni amasasu 3 niko kwikosi babatoje ngo amasasu make byibura ugomba kurasa haduyi mu gihe agutunze imbunda ni amasasu 3 niko kwikosi ngo babigisha urakoze cyane ibi biri mu gitabo cy'ikosi rya gisirikare cy'abarwanira ku mazi namwe mu birebe mbega rero ngiye ibyo nakoze nitabara ni bya bintu biba byaratugiyemo mu maraso nk'abasirikare tuba twaratojwe n'igihugu cyacu byahise mbishyira mu bikorwa nyine ntabwo ari ubugome bwatumye murasa inshuro nyinshi n'inshuro imwe nari kuyimurasa ariko ikosi riba ryaratugiyemo ibyo badutoje igihugu dukunda cyatubyaye turwanirira nahise mbishyira mu bikorwa kigurya ubunge n'ikiri bundasa ahubwo kambetse ubiye inyuma ibimenyetso biri kumushirana uyaza kureba mukinga twize amategeko ari mu gisirikare आपकी मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक umva dushingiye kuri iyo nkuru mpimbano uvuze we na Vikram ngo mwararwanye yego इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी झड़प के बावजूद विक्रम मखीजा के बदन से टॉवेल गिरा ही gute warwanye n'umuntu yambaye isuyime ikamugumaho n'inamuveho और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सफेद वर्दी पर एक दाग भी नहीं लगा ikindi noneho kinatangaje nawe uniform yawe ngo wagiye kuri polisi kwirega uniform yawe babona nta n'umwanda na muciriho nta kavumbi kariho kandi uvuze ngo mwararwanye ngo muri barangura ngo muri garagura gutogiye kuri polisi uniform yawe igisa umweru dededede कंगानी साहब आप क्या चाहते हैं कि मैं विक्रम के कमरे में गया urashaka kuvuga ko nagiye mu cyumba cya Vikram se hamenagura ibintu nakurayo imbunda narangiza nkamurasa फिर विक्रम की रिवॉल्वर nakurayo imbunda ya Vikram कॉप करके उसका nkayikokinga nkayigumisha mu biganza bye वापस ले कह रहे हैं क्योंकि ibi byose ngushingiye ko uniform yanjye nta vumbi ryari riyiriho उतरा नहीं था ngo ndetse Vikram isuyime yari ikimuriho mva kangani हम थोड़ी ही मिट्टी में कुछ ntabwo twari turi gukiranira mu byondo twari turi mu rugo rw'abakire barimo amatapasa neza bamesa buri munsi ubwenge ariko mwiza amategeko cyane ibintu mwagiye murapi nyiricyuba njye nta n'undi mutangabuhamya mfite ikirego cyanjye kirangiriye aho twirwanyeho twari kuba twarapfuye bazajya baza baturongorera abagore nibarangiza batwita abasinze bashake no kuturasa iki kiguryi cy'umushinja cyane ajyaye ruswa आपने अभी दोनों akanama nkemurampaka mwumvisha impande zombi hari undi waje uyu niwe ufite amajwi ngagaragaza ibimenyetso by'uko Rustomu icyaha kimuhama इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो सर banyita senior inspector Vincent Lobo मेरे पास इस केस के बारे में एक इंपॉर्टेंट mfite ibimenyetso bihambaye bijyanye n'iki kirego प्रोसिक्यूटर के साथ ngira ngo ubushinjacyaha bibusangize ni munyemerera hari ibimenyetso bigaragaza ko Rustomu hano urubanza yararutsinze birangiye ariko ngo hari ibindi bimenyetso avuye gukura muri ministeri y'umutekano y'umusirikare bigaragaza ko Rustomu icyaha kimuhama umva bino bimenyetso Nyagasani hari ibindi bimenyetso bizanywe bishobora kuba byatuma uno musore atsindwa naho ubundi ikirego hano yari agitsinze birangiye ese ibyo bimenyetso ni ibihe Your Honor, nyiricyubahiro Inspector Lobo ने hari ibimenyetso avuye kubona byanyuze mu iperereza rwose ririmo ubwenge ndagira ngo iki kimenyetso nacyo mucyemere nicyo kimenyetso umunsi komanda ajya kwica Vikram उन्होंने जीपीओ से दिल्ली yabanje guhamagara muri Delhi ahamagara GPO ahamagara bafandebe जिक्र नहीं किया और सबसे छुपा nta muntu wigeze abibwira rero abihishe ariko yahamagaye afandebe डिफेंस सेक्रेटरी को किया yahamagaye defense secretary रिकॉर्ड हुआ amuhamagaye barabirikodinga reka aya majwi rero tuyumve mbere yuko ajya kwica Vikram yabanje guhamagara ngo afandewe yes your honor yego nyiricyubahiro objection not at all ibintu uri kubirwanya ntibabikine se babikine buri bimenyetso bazanye nyuma ushobora kubyanga ukavuga ati ayo majwi siyo yafashwe mu buryo butemewe n'iki baje kumva amajwi ya Rustomu ngo yabanje guhamagara bafande bakuru muri New Delhi telefone irasona Hello Speaking Sir आपके लिए बॉम्बे से लाइटनिंग umva hari telefone ivuye muri Bombay gushaka good morning sir mwaramutse nyakubahwa ni Rustomu commander Rustom Pavli Commander Rustom Pavli ni uvuga How are you meze ute sir मैं waragarutse मुझे
मालूम है तुमने क्यों फोन किया? impamvu mpamagaye ndayizi. कहता हूँ कि तुमसे मिले और ये Ndaza guhamagara Vikramu muhure mukemura ikibazo cyanyu. और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. Nje ngiye guhura nawe kandi sindi bumubabarire. Niyo magambo n'umugabo yavuze. Baramwumvisha yagiye ashaka kumwica we. Murabyiyumviye? Yarivugiye ngo ngiye guhura nawe kandi sindi bumubabarire. Ayo ni amagambo Rustomu yahagurutse avuze kuri telefone. Afande avuze ngo araza kubunga. कमांडर पावरी Komanda Pavuri, क्या आप मानते हैं? iryo jwi uraryemera ko ari iryawe? जी हाँ. Yego. अब और क्या साबित करना बाकी है? Ese niki kindi mushaka ko mbereka nyiri cyubahiro? कमांडर पावरी Komanda Pavuri yaje mu rugo kwa kwa Vikram. फिर विक्रम मखीजा के साथ था. फिर वो अपनी शिप गए. Aserera n'umugore we kubera kuryamana na Vikram. मरी से पिस्तौल Akura imbunda aragenda yikura muri stoke. Amagara defense secretary KG bakishe kuri telefone aravuga ngo ngiye Vikram sindi umubabarire. वो विक्रम मखीजा के घर गए. Arangije mu rugo rwa Vikram 3 गोलियां amurasa inshuro eshatu n'ubugome bwinshi cyane. ये कोई तो मोमेंट का हादसा नहीं है. This is a clear case of predetermined iki ntabwo twakibara nka cyaha abantu baba bari mu bibazo bashondanye bari guserera umwe akica undi. Ati iki ni icyaha cyari cyarateguwe mbere. Buri ibyo bire gukora ibiri bitandukanye ko abantu barwana umwe akaba yakubita undi akamwica ngo mu gihe cy'umujinya no ku umuntu yarabiteguye mbere. Ati ko yari yahagurutse mu rugo avuga ati sindi umubabarire, yarabizi kari bumwica, yarabiteguye mbere. Usikari ibyo we, usikari ibyo. कमांडर पावरी, Komanda Pavuri, इस एविडेंस पर आपको कुछ कमेंट करना? ibimenyetso ari cyo ushaka kubivugaho? My lord, मैं खंगानी ndashaka kubaza uno mushinjacyaha Kangani डिक्शनरी में ये ni लिखा mu ye dictionary खंगानी का मतलब होता है मैं iyo umuntu avuze ngo uriya muntu sindi bumubabarire bita bisobanura ko uvuze ngo uriya muntu ndamwica. Yize ururimi. Komanda Pavuri, इसे शब्दों का खेल बना reka tureke gukina imikino y'amagambo no kwisobanura ukuntu kutumvikana. संदर्भ में आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है. Wewe uburyo wakoresheje muri no jambo हुई है उससे ये साबित bigaragaza neza ibyanakurikiyeho nyuma. Waravuze ngo sindi bumubabarire, मतलब निकलता है. urangije uwo muntu ayitapfa bivuze ngo niwe wamwishe. Mugira ubwenge, mugira ubwenge. N'abanyamashuri bombi bari abahanga. Come on, Commander Pauri. Komanda Pavuri, Plan करके ibintu byose wari warabiteguye. विक्रम मखीजा का Mu bugome bwinshi uragenda wica Vikram Mehija. Byemere. I finally rest my case. Cye kirego cyanjye nanakirambitse. कमांडर पावरी, Komanda Pavuri, आपको कोई क्लोज hari ikindi ushaka kurenzaho? Ikindi ushaka kurenzaho? Rebye afande umuraburije sha barasangiye. नहीं ऑनर. Oya nyiri cyubahiro, कहना था मैं कह चुका हूँ. njye navuze ibyo naguriye mfite kuvuga. Rest my case. Nanjye ikirego cyanjye naho kirangiriye. Katurore abandika barandika hano ubuzima bw'umuntu buri mu kangaratete. Aricaye umugore aramureba bisa nkaho umugabo atsinzwe. Katurore जूरी मेंबर्स, abakanama nyemuramaka आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. mwumvishe impande zombi ibyo zivuze. सारे गवाह और सबूत Mwabonye abatanga abahamya, mwabonye ibimenyetso, को फैसला करना है. mugomba guhitamo. याद रहे फैसला बहुमत से होना चाहिए. Mwibuke ko umwanzuro w'akanama nyemuramaka kugira ngo uhabwe agaciro abenshi mu kanama nyemuramaka nuko muwutora. आप पर समय की कोई पाबंदी नहीं Bivuze rero ngo nta muntu uri buze kubabwira ngo mukoreshe igihe gito, mukoreshe igihe mushaka cyose. होगा. कल सुनाया Umwanzuro w'akanama nyemuramaka ejo nibwo uzatangazwa bakubita inyundo. केस जूरी Niba baramufungura ibintu byose babirikiye akanama nyemuramaka. मुझे ज्यूरी 4% सिलेक्ट करने के लिए आप सबका शुक्रिया. दलीलें शुरू करने से पहले हम एक इनफॉर्मल वोट ले लेते हैं. जी. Umva mbere ko dutangaza rero icyo twahisemo reka dutore. Turahera kuri wewe. Not guilty. Icyaha ntago kimuhama. Of course guilty. Icyaha kiramuhama ntago kimuhama. Not guilty. Ntago kimuhama. पता नहीं. Simbizi kiramuhama. Not guilty. Ntago kimuhama. Kiramuhama. Even I am not sure. Nanjye sinzi neza pe nimba kimuha cya kitamuhama. Bino warifashe. 3 मेंबर्स का कहना है कि कमांडर पावरी गिल्टी है. Abantu batatu hano mwemeshe ko Komanda Pavuri icyaha kimuhama. 4 मेंबर्स कह रहे हैं कि ही इज नॉट गिल्टी. Abane muri twebwe baremeza ko icyaha kitamuhama. Umubare uri muri aho ngaho nuko akanama nyemuramaka kemeje ko kitamuhama. और 2 लोग अभी भी अनडिसाइडेड. Babiri ntago barahitamo. So, let's start the discussion. Reka no tuganire. Conviction पक्का है. Umva baramukatira. फांसी या उम्र कैद.
baramumanika kandi cyafungwe burundu सजा फांसी होना चाहिए खून नहीं है ये bashobora kumumanika सेल्फ डिफेंस njye mbona nyamara yarirwanagaho yaje gusenga bikira mariya अगर खून कीता भी है niyo yaba yarishe umuntu yabikoze mu buryo bwiyubashye ni umuntu w'umugabo n'umwicanyi ntabwo ari umwicanyi njye noneho mpisemo gutora cya kiramuhama undi aratoye amajwi abaye ane kuri ane fande yaje yicara hano niyo wazanye ibimenyetso bishobora gufungisha cyangwa se bakanamumanika hano ni muri cya gihe bakumanikaga nta mikino अगर उसे मर्डर करना ही होता तो कहीं भी बुला के मार देता आप समझ रहे हो और क्या क्या सबूत है कि ये सेल्फ डिफेंस था yirwanagaho yari yabipanze abagize akanama nyamurampaka batangiye gusubiranamo uriya mwana ntafungwe uriya mwana afungwe yirwanagaho सही बोल रहे हैं aravuga ukuri I change my vote to not nanjye ndisubira uriya musore cyane ntago kimuhama ko n'akanama nyamurampaka umushinjacyaha aryamye ateze imibu hano hari umusore utajya uryama uraryama wageze kuki ari kwikina na chess कमांडर साहब नींद नहीं आ रही ni kihe kibazo kutajya uryama कभी तो नहीं आ रही है nawe ariko nuko kutaryama एक एक बाजी हो जाए ngwino dukine umukino wa nyuma नहीं कमांडर साहब oya komanda जैसा कि आप समझ चुके होंगे मुझे हारने का कोई शौक नहीं menye umaze kubimenya kugeza ubu ko nakunda gutsindwa मैं हराया आज अदालत में मैंने हिसाब बराबर कर दिया cyagiye wansinze umukino ariko mu rukiko nanjye nakwemeje आप हार चुके wamaze gutsindwa batsinzwe एक अफसोस जरूर रहेगा gusa ikizambabaza ni uko wamisha ukuri n'umbwiza ukuri kwa nyako kandi guhari मेरी वजह से आपको कोई अफसोस हो ये बात तो बहुत गलत है लोबो साहब byaba ari amakosa nimba ari njye watuma wicuza देख के ऐसा लगता नहीं कि आप अपनी nubwo mu rukiko wanshinjije ukazana ibimenyetso ariko usa nkaho utabyishimiye kuba wantanze आपकी नींद इसलिए उड़ी हुई है ku buryo wabuze n'ibitotsi कहीं ना कहीं kuko uzi ko harimo ikibazo ushobora kuba watanze umugabo nkanjye w'inzirakarengane mu rukiko ukansebya shaho ugatanga ibimenyetso reka ngufashe लोबो साहब Mr. Robo एक साल पहले iyi nkuru yatangiye umwaka ushize amagambo विक्रम के नेवी में बहुत सारे कॉन्टैक्ट Vikram yaraziranye n'abantu benshi mu gisirikare cyacu पता चला कि इंग्लैंड में एक 15 साल पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर यूं ही अधूरा पड़ा हुआ है ati ubwo noneho uriya mugabo Vikram yamenyaga ko ngo hari ubwato bw'abasirikare barwanira mu mazi ariko babwikorera indege ubwo yamenyaga ko bamenye ko hari ubwato buri mu Bwongereza ariko ubwo bwato bwari bufite ikibazo kandi n'ubwato nyine bwagombaga kugurwa bakagurirwa igisirikare cyacu कैरियर यूं ही अधूरा पड़ा Vikram nk'umuntu wari usanzwe gukorana ubucuruzi n'amasoko n'igisirikare cyacu we na Afande Admiral Kamati banyohereje mu Bwongereza ngo abari ngiye ujya kuzana ubwo bwato bo bari bashimye isoko wari urifite ni Vikram banyohereza kugura ubwo bwato kandi bwari bufite ikibazo yagiye mu Bwongereza agiye kugura ubwato ibibazo byose ngo byo kugira ngo Vikram amuce inyuma byatangiye ubwo n'umusore yajyaga mu Bwongereza yaraje bapima ubwato akajya abona ububazo bufite ibibazo nako ubwato bufite ibibazo arabusuzuma ni isoko ryari ryatsindiwe na Vikram akoranye na Fande we mu gisirikare ngo bajye kugura ubwato bwikorera indege uyaje anasanga ubwato bari bagiye kugura bamutumye kwishyura bufite ibibazo byinshi bufite ibibazo bebe ubwato yarabwiboneye ubwo bwato narabusuzumye cyangwa se aircraft carrier bwikorera indege z'intambara bwari bwaramunzwe mvuga ko ubwo bwato tudakwiye kubugura ndabunenga Rustomu nugira ikibazo bura bwato bari kubuduhera kimwe cya kabiri cyo busanzwe bugura nibuza mu Buhinde tuzabuvugura tuzabujyana mu igaraje ndabona Vikram watsindiye isoko nahageze rikaze Vikram yakoranaga na bafande amasoko bakayasangira nk'umucuruzi wese nk'umunyamadiru One scotch please nubita ka scotch ushaka baraka whisky undi ari kwinywera ka skol mariti अच्छी रिपोर्ट बना uze kwandika raporo nziza man इसके लिए मैं तुझे 10 लाख रुपए ndaguha miliyoni ya ruswa uze kwandika raporo uvuga ko ubwato wabonye ari sawa wozinjiza mangahe se kuri bume miliyoni uzarya mangahe 5 करोड़ nge nzarya mu miliyoni 50 wowe urarya mu miliyoni 1 uyisa byanga सोच लो रुस्तम
bitekerezo Rustomu तुम बहुत ही मामूली हो wori mutonya nuna byanga turashyiramo abandi babikore urushi isomo kubita urushi Vikram gikubisa urushi atori umupeti nutanabikora amafaranga tuzayarya turashyiramo abandi bana bakubise Vikram urushi Vikram icyo gihe yararakaye impamvu Vikram को ऊपर पहुंचाने का फैसला लिया iki kibazo nahise nyijyana mu buyobozi bwo hejuru kubera ko Admiral Kamat yaryaga ruswa nagiye gura ndi First Secretary Bakshi लंदन में ही थे yari ari mu Bwongereza icyo gihe तो बताओ क्या अर्जेंट बात थी सर आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट mbare kumenyesha ko बड़ी गड़बड़ हो रही है सर hari byinshi biri kuba byerekeranye na buriya bwato खड़ा हुआ तुमने ये buriya bwato bwaramunzwe wabibwiye abayobozi bawe मैंने रियर एडमिरल कामत nabibwiye Admiral Kamat आई एम कन्विंस्ड इस डील में वो भी विक्रम ndetse nsanga ari gukina na Dilo na Vikram उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए bashatse no kumara ruswa ya miliyoni imwe ndayanga kugira ngo mvuge ko bwato ari buzima buguri जी हां miliyoni imwe इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको niyo mpamvu navuze ngo reka nze mbikubwire nka fande wacu uri hejuru bimenye ko abayobozi bacu bashaka kugura uriya Vikram ni ikigoryi I mean he should realize कि ये करोड़ों का खेल yagombaga kumenyesha ko uyu mukino uhagaze amamiliyoni menshi Uburusiya guhabwa ruswa ya miliyoni ebyiri aya mafaranga wari kuyanga but don't worry ntugire ikibazo मैं उससे Vikram ndaza kumukuvugishiriza मैं तुम्हें 20 लाख दिलवाऊंगा ndagusabira miliyoni ebyiri za ruswa weho tuza miliyoni ebyiri uraza kuzirya yahise amenya ko ibyo Vikram yamubwiraga ari byo atuye umukino we niyo wawanga abandi bayobozi bawurimo baraza kudufasha tuyarye yahise amenya ko n'abayobozi bose barya ruswa तो रातों रात मेरा ट्रांसफर करवा दिया iryo joro bahise bankubita transfer baranye के खिलाफ कोई एक्शन प्रपोज करता mbere yuko ngira icyo nkora INS मैसूर में bahise banyohereza umunsi ukurikiye INS बाहर जा रहा था ngo ngende mara amezi 6 ntaragaruka mu kazi ureba akagambana umusore yakorewe amaze gutanga abantu barenze bamukubisa amezi 6 baramwimura bafande buri ushatse kubashyira hasi bahise bamwohereza ahantu azagenda akamara amezi 6 ari mu nyanja Vikram rero nicyo gihe yasigaye atangira no kureba umugore we nibwo batangiye kwiyegereza umugore we ngo bihorere wewe wadutesheje deal ubwo nagarukaga nibwo namenye ko umugore wanjye Cynthia na Vikram hasigaye barigeze kwatwika naratsinzwe जो इंसान देश की हिफाजत की बात करता है वो अपना घर भी नहीं बचा पाया ibaza umugabo nkanjye wari warigize umuntu ugomba kurinda igihugu cyangwa se uvuga ko ndinda igihugu kuba ntabasha kurinda urugo rwanjye kugeza aho haduye azakaryamana n'umugore wanjye umve mwabagore mwe ibi nagara amakosa ya Cynthia एक तरफ मेरी ज़ाती जिंदगी थी और दूसरी तरफ था एयरक्राफ्ट कैरियर का स्कैम uburyo bwa mbere amakosa ya mbere nayanjye utarabashe kurinda urugo rwanjye cyangwa se ntarabashije kumvikana n'abari abateka mutwe ngo mbemerere barya amafaranga abagore buriya bwato bwa pirate and that is the reason iyo niyo mpamvu byose byabaye I planned everything nibwo nateguye rero buri kimwe सर मैं आपसे कुछ मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया umva nzi impamvu wamagaye विक्रम से कहता हूं कि तुमसे ndabwira Vikram muhure niba yararyamanye n'umugore wawe ikibazo mu gikemure मिलने तो मैं उससे जा रहा हूं और मैं उसे ngiye guhura nawe kandi sindi bumubabarire और एक और बात ikindi kintu लंदन एयरक्राफ्ट कैरियर की रिपोर्ट mfite kopi za raporo ya aircraft carrier mwashakaga kugura bwa bwato bwapfuye मेरे पास है जो प्रूफ कर देंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर biri buze kugaragaza ko buriya bwato bwari bwaramunzwe bwarangiye कितना बड़ा नुकसान urumva ukuntu ari igihombo gikomeye muteza igihugu cyacu turaza kureba आप लोग कैसे बचते हैं uburyo bino muri buze kubicika foolish Rustomu n'ubikigoryi mwese ndaza kubashyira hanze nkuko nabibabwiye bivuze ngo ubwo bamuhaga amajwi bamuhaye amajwi atarangiye bari kodinze hagarukira ahandi Rustomu avuga ngo ndaza kumurangiza sindi umubabarire ariko andi majwi ari kubwira fande kari bumushyire hanze kubera kurya ruswa yo ntago bigeze bayatanga barayakase कि मेरा कॉल रिकॉर्ड होगा ntago nari nzi ko ibyo bintu bazabiri kodinga उस कॉल को अदालत में आधा सुनाकर bivuze ngo amajwi y'abagwayi wazanye mu rukiko ni igice ntago yuzuye hariho nandi arengaho घर पहुंचा तो ubwo najyaga mu cyumba cya Vikram yaje kwa Vikram uko byagenze kwa nyako buri umuntu ari kukubwirira ibintu mu cyumba muri babiri bitandukanye n'ibyo avugira mu rukiko reka tubwize ukuri byabaye ubundi byanyabyo ubwo nageraga mu cyumba naraje mena ibintu ninjye wabimenye ngo bigaragare ko rwose twarwanye Vikram yasohotse asanga ibintu nabimenaguye कमांडर साहब ni ikibazo cy'inyakubaho सुबह सुबह ko nzindukiye ntago आपकी धर्म पत्नी ndakeka umugore wawe sasu taravuga nahise murasa atubwije ukuri akivuga ngo umugore wanjye nawe namaze kumutamo ndangije mfata imbunda ye nyimushyira mu biganza ndanayikokinga ngo bigaragare ko yarashatse kundasa ndabipanga ngo nzabeshye ko yashatse kunyica nkitabara ariko mu by'ukuri naramwirasiye umukozi yagiye kuhagera
diro yarangiye amubwije ukuri फिर आपने अदालत में बख्शी और कामन kubera iki bakishe utigeze umuteza abantu mu rukiko सिविलियंस का नेवी से भरोसा नहीं उठना चाहिए ntago mba ngira ngo abasivile batera icyizere abasirikare ati niyo mpamvu abafande nigeze mbavuga mu rukiko ngo mvuge uburyo barya ruswa mvuge ukuntu banyereza umutungo w'igihugu bagura ibikoresho bitari ibyanyabyo ati ibyo mbivugiye mu rukiko igisirikare nabantumye abasivile bagitera icyizere nta muntu wazongera kwizera igisirikare niyo mpamvu ntabivuze biri hari aho bivugirwa sinshaka abasirikare bose barwanira mu mazi bagira izina ribi kubera abofisiye bamwe bamunzwe na ruswa ngo bitume umutekano wacu wose w'igihugu ujya mu kangaratete niyo mpamvu wakoze kopi y'ayo madokima nta kopi mfite nabeshyaga byose narabeshyaga narabakangaga mbabwira ngo mfite kopi kumbe nta na kopi mfite y'izo nzandiko zigaragaza ko bashaka kugura ubwato bwa nta kigenda narababeshyaga icyo nashakaga nuko batagura ubwato bwamunzwe ngo baze batuburire igihugu cyacu bakibe icyo nashaka nuko bagura ubwato namaze gusuzuma bukaba ari buzima कमांडर साहब कल जब पुलिस आपको दोषी ठहराएगी तो ese juru kanama nyamurampaka nikakuvuga ko icyaha kiguhama नहीं लोबो साहब oya nyakubahwa robo I will walk tomorrow ejo ntabwo bazamfunga ejo nzataha ये जूरी कल मेरा साथ देगी ejo akanama nyamurampaka kazaba kanshyigikiye ubizi gute neza 100% ko batazaba जो बैठे हैं लोबो साहब wicaranye nanjye hano muri kano kanya ये जूरी ariko akanama nyamurampaka और बाहर पब्लिक n'abaturage bari hano hanze सब ये जानते तो हैं कि मैं गलत हूं पर साथ साथ ये bose bazi ko nakoze ikosa ryo kwica umuntu ariko नहीं मिलनी चाहिए bari kwemeranya nanjye ko nakwiye kubihanirwa nubwo babyemeza ko nishe umuntu ariko bari kuvuga ati nubwo yamwishe nagakwiye kubihanirwa Vikram deserved to die Vikram yari akwiye gupfa I don't deserve to be punished kandi je ntago nkwiriye guhanwa nubwo namwishe abaturage baje kwigaragambya Rustom abakobwa baje batwaye ibyapa none bimubwira ngo ratuzishakanire nanjye abaturage baramenye ku rukiko akanama nyamurampaka nikigeze karyama nikaryamye Rustomu yavuze ati ejo bazambabarira ngenda bizi kandi babizi ko nakoze icyaha cyo kwica umuntu kiramuhama ये फाइनल फैसला है wowe umwanzuro wa nyuma yego Let us inform the court. reka tujye kumenyesha urukiko umwanzuro twafashe Nyagasani katwumva umwanzuro mu rukiko baza bakabanza bagashyiraho fan barinjiye mu rukiko cyo bakora abantu barinjira tujye kumva umwanzuro we tujye kumva umwanzuro mu rubanza rwari rwahuruje abantu urubanza rwari rwahuruje abantu urubanza rw'abantu rwahitinze rukamamara ruhuruza imbaga dore na fande yaje umurya ruswa Rustomu ntago kimuhama Rustomu ngiye tuzanashakana nk'aba bakobwa bose b'ikigali ngo bazi ko nzabashaka ababyeyi banyu bakwiye kwandika bakandikira Rock Entertainment batanga details z'ukuntu abana babo bitwara mu mico no mu myifatire nkazahitamo umwe nshaka nge mukwerega ababyeyi bose babifuza mu rukiko Rustomu abakobwa buzuye nzo bari kwanga azabashaka क्या जूरी का फैसला बहुमत से है akanama nyamurampaka katoye umubare mwinshi hari icyo wemereye nyijeho yego urwandiko ruratangwa abenshi mu kanama nyamurampaka nimba bemeje ko icyaha kimuhama ubwo arafungwa nimba bemeje ko kitamuhama ararekurwa sorasa hano ibintu byose yarabiteguye mwanzuro uratangwa imibare uyaza kuyibara aza kuyibara umunsi wo gusoma igisubizo abari hanze baruta bari mu rukiko yararebye yikangamo yarebye akanama nyamurampaka yikangamo areba umushinjacyaha ndabizi ndahanyurana umucyo Nyagasani umusore yahise yiheba mucamanza akuye muri nete जूरी ने कमांडर रुस्तम पावरी को विक्रम मखीजा की कत्ल के लिए 8-1 के बहुमत से akanama nyamurampaka kemeje ko Vikram Mekija wishwe na Rustomu byari निर्दोष पाया icyaha kitamuhama
yari self defense yirwanagaho ntabwo kimuhama cya ntabwo kibadore wa munyamakuru y'Imana madamu nawe byaramurenze ati cya ntabwo kimuhama ibi filime umva Rustomu ntabwo kimuhamye urebe abantu barishimye abaturage barishamura muraho bambeshyeraga baratwanga batubeshyera noneho nta n'ibipapuro yari afite bigaragaza ko abagabo bariye ruswa na miliyoni 50 yazibakuyemo ziri kuri konti ye mu Busuwisi zagombaga kuribwa na Vikaramu nazo yaziriye ibinyamakuru banye ko bikora amashumba cya kigo rya mwarakoze kudushyigikira don't worry ntugire ikibazo हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे turaza kujurira mu rukiko rw'ikirenga Definitely. पर मुझे तो turajurira ariko ntabwo ngigukeneye ndakwirukanye ni undi mushinja cyaha चला आपले आपल्या घरी जाता चला Rebi Thank you. murakoze yeah Rustomu क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगे? ese uzigera umbabarira umugore ngo tuzigera umbabarira umugore yaguye mu cyaha rimwe ahita yicuza ngo yari afite na gahunda zo kuzabibwira umugabo we akamusaba imbabazi uwo muntu aba akwiye kubabarirwa ariko uzi wa muntu agiye inshuro 10 niwe wirirwa hamagara uwo muntu ngo bahure ngo twongere duhure umugabo wanjye ntari twongere duhure uwo ngo we ntago akwiye kubabarirwa hako nk'uyu wacitswe rimwe akahita nabivamo akabisezera umutima ukamucira urubanza kumva ataye n'agaciro ke uwo nta kuntu utamubabarira yamusohokanye mu rukiko mombebe twigire mu rugo miliyoni 50 zageze kuri konti ya ruswa yagombaga kuribwa na Haduyi nawe yikenyereyeho iriya turayitangiza urwacu ya ruswa nayo yikenyereyeho yasenkana ewan sore yahanyuranye ishema umugore wivugiye mu rukiko ati umugabo wese ubona umugabo yagiye kurwanira igihugu cye kurinda umutekano mubona wowe gacinya mukajya kuryamana n'uwo mugore ngo ntabwo ufite uburenganzira bwo kubaho ukwiye kwicwa kandi uwo musirikare ntanabibazwe umukecuru wabivuze ariko mwe muri gucunga abasirikare babahaye umutekano bagiye ku mishoni mwabagore mwe mukajya guhamagara bwa busore filime yacu ni uko igenze Imana ibaha umugisha cyane ndaje dukomeze turi bizindi filime hagiye kujyaho filime nyinshi cyane uyu munsi